aha ubonye noneho bijiyo bija babana mwajyaga mumbaza ngo ese bijiyo bija ni umusore ni umusaza none waranyica abanza urebe ko akantu muri rukomeza ikiganiro hari n'izindi video ndaza kuza kukwereka za bijiyo bija mu gihe twajyaga muri shuti hari video namufashe yambaye neza narababwiye ngo ni umusore ni umwana mutoya cyane rwose 23 nini ngabanza urebe ko akantu ho gatoya reba aha wamubonye okay aha wumvishe hano amagambo yamubwiye urayumvishe hano bijiyo bija bari gukora ikintu kimeze nka live cyangwa mu busabane bwabo bijiyo bija asohoka ziko batari batangira asohotse asanga kamera ziriho nsabi nibwo yahise amubwira aya magambo kanzeho gato ubanze wumve aya magambo yamubwiye kanzeho gato dusubize inyuma wowe ukurikire kabisa ndaza kuza no kuguha izindi video mu kanya ho gato tubanze turebe aka kantu ho gato kugira ngo ninguha video wemere ko ibintu ngiye kukubwira ari impamo wowe kabisa ukurikire nukupe kabisa mwereke bijiyo bija tega amatwi tega amatwi uzurebe dore yakuyemo ingofero urabibonye ko akuyemo ingofero hano ntago mwasobanukiwe neza hano yaramubajije ngo none se uri kundeba ngoya ngo ndi kukureba arongera aramubwira ngo ntago ubona ko kamera ziriho kansubiza inyuma ho gatubanza ukumve kugira ngo mbashe kuza kuguha izindi video ngenda mukwereka neza pana kukwereka amafoto ngira ngo naberetse kakajwi murabihakana kakanya rero ndagira ngo mbereke bijiyo bija kabisa kanze noneho dusubiza inyuma ho gatoya mwumva aya magambo nsabi yamubwiye niyo nshaka kugira ngo mwumve ubundi dukomeze kanzeho gatoya kanze yego ukurikire wowe nukupe nuvane urushinge wowe nukupe kabisa nuhavana urushinge kabisa ariko noneho mureka mabwiye bijiyo bijaranyica ariko hano nta kosa nakoze kuko nubundi ibi bintu byanga byakunda naga ari ngewe wabishizeho nibo babishizeho wenda mu buryo ubwo sinzi wenda weditinze video sinzi ukuntu yabigenje ariko noneho bijiyo bija byajya byagaragara ubwo kanzeho gato dore harageze hahantu ngamwumva ayo magambo tega amatwi ngira ngo wamubonye noneho nubwo bitaragaragara neza kambashe kuzuminga kanze mbashe kuzuminga nubwo bitaragaragara neza ariko hano umubone isura kanzeho gatoya yego kamazuminga noneho uhita uhabona neza noneho mazuminga neza tega amatwi reba bijiyo bija reba none isura ye neza mwamubonye noneho kanongereho gatoya kugira ngo ubanze usobanukirwe umurebe neza aha wamubonye kumva amagambo yamubwiye noneho tugiye kumva aya magambo yamubwiye tubone gukomeza itubize inyuma twumva aya magambo aha
mucoma yotse abahereza inyama mute abarapfa bapfe abarababaho bahabe n'ubuhozo babeho abapfe baranditse gupfa urena mikoro hano yaramubajije yaramubwiye nge ese uri kundeba sabe yari ari kuvuga aramubaza ese uri kundeba sinzi niba mwasobanukiwe neza bijo bijarangije aramubwira ngo yaramubwiye ngo ntabwo ubona ko mikoro ziriho asubira mu nzu yiruka zine aziko nyine aziko batazakara poding kandi nakazi ko yeretse abanyarwanda isura yiwe yarayihishe gusa nyine afite impano yo arayifite pe ibintu akora bikora mu bwenge kandi aravunika mujye mumusapotinga kandi ikindi ku bantu mukora giye kubaha za video muhumure nimukupe abantu mukora ibiganira ahantu mumbabarire rwose nimubwira yuko ari Ngarambe iki kiganiro bagisize hano ni Ngarambe 250 TV ariko mbere yuko dukomeza reba ijambo ryanditsweho ngo reba hano munsi ya titre y'amagambo kambe magarikishijeho gatoyi munsi ya titre y'amagambo hari ahantu handitse ngo Ngarambe 250 TV reba hejuru ya like na comment hagati aho hari ahantu handitse ngo Ngarambe 250 TV numara kubona Ngarambe 250 TV hirya hari ijambo ryanditswe ngo subscribe urahita ukora kuri subscribe hari igihe riraba riri mu mutuku cyangwa riri mu mukara bitewe na telefone ugize ute ufite noneho mbere yuko mbaha za video katwirukanyisheho gatoya twumve hano bijo bija noneho tumurebe noneho niza kanzeho gatoya tumurebe neza kanze mfite ijambo rero nanjye mfite ijambo rero kumumbona mfite ijambo bwete nikashangira ipfe gupfera uvuye mfite ijambo Tonika rufite igihe ndabona hano ibyo nshaka kubereka ndabona bitari kujyamo neza kanzeho gatoya kanegeze hano gatoya ibyo nshaka hano ho wenda birazamo nta kibazo twagiye sasa wowe utega amatwi nukureho urushinge Okay, so kaneke gutinda mu nzira sasa rero kanongere mbarobeshe kwa kagasura ke ubundi mbone kubaha izindi video kabisa kabanze mbarobeshe kwa kagasura ke ubundi mbone kubakubita video hari video mfite rwose ndashaka kuzibaha mukazire wawe rwose nugenda udakoze subscribe nakubwiye ngo dore uko bakora subscribe reba kuri iri jambo munsi y'ititere y'amagambo nanditse urebe kuri hano handitse ngo Ngarambe 250 TV hirya hari ijambo ryanditswe ngo subscribe ukoreho rimwe uraba wemeye ko nzajya ngugezaho ibiganiro hari na video ngiye kuzajya mbaha kuko hari yasi yamfunga cyangwa ndase kuko nubundi hano ni ibintu abayigaragarije hari ahandi hantu rero bigeze gukora live haza amakano kameze nka kuri ndi kugira ngo usobanukirwe kandi uze muri comment mbwe niwo wasobanukiwe ambo sasa rero kuno gahunda tugiye kuzajya tuzikora abantu mwankurikiye kuri iki kiganiro munkurikira kuri ku mbuga zanjye za TikTok ngira ngo mfite aba followers basaga 280 hafi 300k umuntu ushaka ko mwamamariza yamamagara kuri 0788 18 karindwi kane haba ari business muri rusange kampani runaka ibikorwa bya ukora ushaka ko bitera imbere urashaka aba followers urashaka subscribe kabisa ibyo ngibyo ndabikora nk'akazi mamagara tudiringe kandi iyo nimero iri no kuri WhatsApp sasa rero ndabona iminota ibaye myinshi ikintu ugiye gukora ni kimwe reba ahantu handitse ngo Ngarambe 250 TV ukore ahantu handitse subscribe kugira ngo mbashe kuguha n'izindi video ejo bundi nzasohora ubwo nunabikora uraba wemeye ko nzajya nguha ibiganiro kandi ikindi dukeneye abakinyi hari filime tugiye gusohora izajya ica kuri channel bita Isi y'Abarozi igiye gukomeza gukora mwabonye ko idaheruka
kugira ute gukora, hari ikibazo kuri dufite muri tekinike. Rero wiyumvamo impano uri tayari, dukorera hano i Rwamagana, Rwamagana kabisa mu mujyi. Ubwo rero kambe mbaretseho gatoya, kora subscribe, sharinge. Umuntu wifuza kubona visual bya face to face wamusharingira ko kalinki kuri WhatsApp no mu magurupe, waba ukoze Imana iraguha umugisha. Murakoze cyane nga rero mugira ibihe byiza, turi kumwe kabisa. Kano ngiye mbarubeshe kwa kagasura ubundi dusoze. inyuma nta volume iri kuhagera. Umuntu ukamuca amayotse